Abakunzi ba Ndabaga TV nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugira icyumweru cyiza. Uyu munsi turi ku itariki ya 14 Gashyantare 2021. Rero mbifurije kugira umunsi mwiza wa Saint Valentin, umunsi w'urukundo, mbifuje kuwizihiza neza. Nkuko mumaze kubimenyera, Ndabaga TV ni urubuga rw'ibitekerezo, haba ibitekerezo byanjye cyangwa ibitekerezo by'abandi bantu. Mbere yo gutangira, reka mbisabire ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kwibagera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. kandi mbibutsa ko mushobora no kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kigizwe n'izi ngingo. Barababeshye ngo bazajya mu gisirikare mu rwego rw'aba Ofisiye, bageze iyo bisanga mu basirikare bato. I Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda, abasirikare babongeye guhohotera abaturage bakaba banarashe n'umwe. Ni inkuru dukesha Ijwi ry'Amerika. Guma mu rugo udakora, ariko umusoro wawe nkukube inshuro 3. Ubu ni ubuhamya buturuka mu Rwanda. Turata tukomeza nanone ku buhamya, turebe umwana wari uri mu Rwanda mu mwaka w'1998 igihe Clinton yagiyeyo, uko yiboneye bazanira Clinton amagufa kugira ngo ayunamire ku kibuga cy'indege. Ninde upfobya jenoside? Turarangiza twizihiza Kizito Mihigo. Barababeshye ngo bazajya mu gisirikare mu rwego rwa Ofisiye, ariko bagezeyo babashyira mu rwego rw'abasirikare bato. Murabizi ko akazi gakomeje kubura mu Rwanda, noneho abayobozi bakabwira urubyiruko ngo rwihimbire akazi, ariko nabyo babigerageza bagasanga kugira akazi mu Rwanda ari ibintu birimo amanyanga menshi cyane bikabananira. Bamwe muri bo basanze icyizere kujya mu gisirikare kugira ngo bashobore kubona uburyo babaho. Ubwo rero iyo itangazo risohotse riba rigira riti: abo mu rwego rwa Ofisiye baba baziga mu ishuri rikuru rya gisirikare Rwanda Military Academy igako, aho barangiza bafite impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu mashuri atandukanye. Bagasabwa ko bafite hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuko, no kuba barangije amashuri yisumbuye. Ibyo ngibyo akaba ari byo bakunze kwita kujya mu bakade, aho umuntu atangira afite inyenyeri 1, afite ipeti rya suriyetona. Itangazo riba rinavuga riti: abinjira mu rwego rw'abasirikare bato bagomba kuba bafite hagati y'imyaka 18 na 23 y'amavuko, bararangije hagati y'imyaka 3 n'6 y'amashuri yisumbuye. Ariko nk'uko mubizi mu Rwanda ibyanditse sibyo bikorwa. Ubwo ngubwo uko abari mu Rwanda bambwiye nuko ngo kubera ikimenyane n'ivangura birangwa na FPR, abana byandikisha afite ibisabwa byose ngo bajye mu rwego rwa Ofisiye, ariko bagerayo bakisanga mu rwego rw'abasirikare bato. Umwe mu bo twavuganye yagize ati: baratubeshye ngo batujyanye muri kadete, urwego rwa Ofisiye, tubona ngo batujyanye mu rwego rw'abasirikare bato. Abana b'abayobozi cyangwa abandi bantu bashoboye kugira icyo batanga cya ruswa nibo bagiye mu rwego rwa Ofisiye. Kandi urebye n'ayandi mahitamo, kuko kubona akazi cyangwa kwishingira umurimo hano mu Rwanda biba birimo amayanga menshi cyane. Ikindi bavuga muri ibi bihe bya Covid, barasaba igisirikare kuba bavanaho imyaka bafatiraho abantu, kuko mu gihe cya Covid batashoboye kujya mu mashuri ngo bige, gutyo bigatuma imyaka yabo yariyongereye, bakaba bamwe badashobora kuba batanga kandidatire yabo kugira ngo bajye mu gisirikare. Rero bakaba basaba yuko iyo myaka bayivanaho, kubera igihe cya Covid cyatumye badindira nibagiye mu ishuri. Nge icyo nakivugira nk'umuntu, ku ruhande rumwe birumvikana ko ari ibyago kudashobora kujya mu gisirikare. Ku rundi ruhande, umuntu akurikije ibyo igisirikare cya Kagame RDF kirirwa gikora, wasanga ari n'amahirwe y'Imana kugira ngo mutajyamo, ejo mutazahinduka abicanyi. Reka duhite tugana mu burengerazuba bw'u Rwanda, i Rusizi, aho abasirikare b'u Rwanda bashobora kuba barongeye kwibasira abaturage bakabahohotera
ndetse umwe bakamurasa mu rubavu. Mu ijoro ryo kuwa kane hari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Gashyantare rigana kuwa gatanu ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa Gashyantare, ahagana saa 4 z'ijoro abaturage bavuga ko bahagaritswe n'abantu basa nk'abasirikare, bavuga ko babonye basa nk'ingabo z'u Rwanda za RDF, KDF. Abo basirikare bakaba bari bitwaje imbunda. Rero ngo icyo gihe bitwaje ingamba zo gukumira COVID-19, noneho batangira kwaka abaturage amafaranga. Babakaga amafaranga 10,000, ariko umwe muri abo baturage maza kubyiyumvira bashobora kuba bagirana ikiganiro nabo, babwira ko bashobora kubona 5,000 gusa nabwo bayagujije umuntu. Ikindi ngo muri abo bantu bafashe harimo umuntu wari ufite amafaranga 50,000 bashaka kuyamwaka ku gahato, aranga nuko baramukubita barangije baramurasa no mu rubavu. Iyo rero ni inkuru numvishe ku ijwi rya Amerika, reka mbashyiriremo amajwi mu yiyumvire. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Baravuga ati ubu ngubu ikintu tugiye kubakorera, tugiye kubajyana muri stade, nimushyika murishyura amafaranga 50,000 mwese. Nimumara kwishyura numwe muri abo baturage bane bavuga ko baraye bahohotewe nabo bita abasirikare ubwo bari bavuye kurangura amata mu baturanyi batunze inka. Byarahagana hafi saa 4 z'ijoro ry'uwa kane ushyira uwa gatanu. Uyaragaruka muri make kuko byagenze kugira ngo abo babasagarire bitwaje ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Buri muntu 5,000 ubundi tubare kuri mwigendere. Ndababwira ati cyakoze njyewe 10,000 muri kuducenge n'umutware wanjye ntabwo twabibona, njyewe ndi kubona twabona 5,000 ariko nabwo tukabibona tubigujije, noneho ejo twava gucuruza amata tukayishyura. Byabaye ngombwa ko babiri muri abo baturage bitabaza umuvandimwe wari imuhira ngo azanire amafaranga abo basirikare babone kubarekura. Uyu nawe avuga ko ahageze yasanze ababafasha ari abasirikare ndetse bafite imbunda 2. Bambwa kashe umutekano kusinamira abakinjira nkari n'abanyerondo yenda baba bafashe kuba amatari bavuga ati rwabaye nijoro. Bageze sanga ubwo n'abasirikare 2 bari bambaye uniform bafite n'imbunda. Bambwiye ati dezi ibyo 5 byacu itakombe bahereza, maze kubahereza bati noneho muhite ko mwikura amata yanyu, muhite ko mwigendera. Nyuma yo gusangana umwe mu bo bari bafashe amafaranga agera ku 50,000 y'u Rwanda, abo basirikare ngo bashatse kuyamwambura yose ku gahato abanza kuyabima. Ibyamuviriyemo gukubitwa no kuraswa isasu mu rubavu. Mu buryo bugoranye, uyijwi rya Amerika yabashije kugera mu cyumba rwariyemo mu bitaro bya Gihundwe. Biragaragara ko imyambaro ndetse n'ibyo aryamyeho byose byahinduye ibara, biba umutuku wijimye kubera amaraso menshi yavuye. Twangwa ati ngo zana amafaranga ufite tukureho yacu ansigara turagusubiza. Maze kubyanga abafite inkoni ubwo bayinkubise mu rwego numva umutwe urazengereye numva ntaye bwenge. Barambwira ngo icara hasi, hangi ndica. Umusirikare mwaravuga ngo ubundi n'unyana w'imbwa wayiruteshereje umutwe wayirase. Umusirikare mwari ufite imbunda arakokiye. Nabashije kumva nuko nabashije kumva bandashe, nabarangije baraza baranseka, manjyana amafaranga nayifite, telefone nayibahaye ngo bahamagare, manjyana amafaranga nayifite n'ibyangombwa, barangije barigendera. Ndabona umubiri wose wuzuye amaraso. N'iryo sasu cyangwa hari n'ibindi bikomere wagize? Iryo sasu ikindi gikomere mfite mu mutwe. Urumva meze utangubu? Numva ndi kuribwa cyane ahanga bandashe no mu mutwe. Yaba uyu ndetse n'abagenzi be bagasaba ko inzego zibishinzwe zikora akazi kazo bagahabwa ubutabera. Icyo dusaba ko cyakorwa ni kimwe, ubutabera nibukurikizwe, ababigizemo uruhare bahanwe, buri wese akore mu isomo n'utekerezaga mu mutima we kugira urugomo ndetse no kugambirira ibikorwa by'iterabwoba cyangwa n'ibindi bitemewe. Igihe cyakorwa ni uko babashaka, noneho bakansubiza ibyo nambuwe bakanamvuza. Icyo nasabaga cyakorwa nabo ko hakomeza kwa iperereza nyine kugira ngo bagenzure neza barebe nimba bari abagizi bane babasha gufatwa. Mu byamenyekanye abo bagizi ba nabi bambuye aba baturage harimo amafaranga y'u Rwanda agera ku 80,000 ndetse na telefone ngendanwa. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru, yaba ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ndetse n'ibiro by'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda nta bari bagashatse kugira icyo batangaza ku byabaye. Inshuro zose twagerageje kuvugisha izi nzego zombi ku murongo wa telefone ntibyadukundiye, yewe n'ubutumwa bugufi twabahaye bigaragara ko bwanabagezeho ntibabusubije. Baramutse bagize icyo badutangariza turabibatangariza mu makuru yacu ari imbere. Si ubwa mbere aha mu karere ka Rusizi humvikana urugomo n'ubujura bikozwe n'abitwaje intwaro, yewe barimo n'abambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda.
Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2020 nabwo abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe basiga bisha umugore we mbere yo gusahura amafaranga asaga 400 y'u Rwanda. Ni mu gihe mu kwezi kwa 9 k'uwo mwaka naho abantu barimo bambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda RDF bitwaje intwaro nabwo bakubise abaturage babiri mu murenge wa Mururu babasiga intere. Aho hose abaturage bagasaba ko abakora ibyo bakurikiranwa bakabiryozwa. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ingingo yacu ya gatatu ni guma mu rugo, ntacyo uhembwa ntacyo winjiza, ariko umusoro wawe mukube inshuro 3. Aya nayo ni amakuru aturuka mu Rwanda, aho muri iyi minsi havugwa ingaruka nyinshi za COVID-19. Idamanje yarayivuze, umunyamakuru Christopher Kayumba nawe yarabyanditse mu Cyongereza mu nyandiko ndende. Ingaruka ingamba abayobozi bafashe mu rwego rwo gukumira COVID zagize ku buzima bw'abaturage, aho bamwe barimo baragenda baba abakene cyane. Ariko ikibabaje nuko mu gihe bafashe izo ngamba bakomeje no kongera umusoro. Umwe mu bo twavuganye yambwiye ati, mugire icyo muvuga kuri abo bagabo bari kutugumisha mu rugo kandi bo bahembwa buri munsi. Uzifu bari gutanga yarabuze. Ndakeka ko ibingibi nabyo Idamanje yavuze yuko baha abantu ifu ya kawunga isharira cyane. Ikindi bo barakomeza guhembwa umushahara wabo wose, hakiyongeraho n'amaprime. Ikindi kibi cyabo, dore twasoreraga amafaranga 35,000 y'amanyarwanda, none amaze kugera ku mafaranga 115 by'amanyarwanda. Ubu se abagabo baradukunda cyangwa babakubira mu nda zabo gusa? Icyo nabivugaho, muvandimwe uri mu Rwanda, ntago abagabo babakunda, barabiberetse hashize imyaka myinshi, bakorera inyungu zabo gusa. Ubwo rero nkanjye aho ndi ntacyo nashobora kubihinduraho. Mwebwe nshobora kubaha ubuvugizi, ariko mwebwe ni mwebwe mushobora guhaguruka kugira ngo iyo mpinduka muharanira muyigereho. Njyewe ibyo bintu iyo bibaye, njyewe njya mu myigaragambyo hano mu Faransa. Rero namwe nimudashirika ubwoba ngo mwivugire ibintu, mubivuge mwerekana uko bimeze, bazakomeza kugenda babica gahoro gahoro bakoresheje uburyo bwose, kuko burya kwicisha umuntu inzara nabyo ni ukumwica. Reka muri aka kanya dufate umwanya wo kwizihiza Kizito Mihigo. Hashize umwaka umwe Kizito Mihigo bamwishe ku itariki ya 16, ariko bari bamufashe ku itariki ya 13 igihe yashakaga kuva mu Rwanda. Kizito Mihigo yatangiye guhohoterwa na FPR kuva mu mwaka wa 2014. Baramutoteza, baramufunga, bamuha imbabazi ariko batazimuhaye, kugera aho yamwiciye mu mwaka wa 2020 ku itariki ya 16. Uyu munsi nahisemo insanganyamatsiko Kizito Mihigo inyenyeri y'imbabazi, akaba ari insanganyamatsiko navanye kuri Kizito Mihigo pour la paix internationale, umuryango n'umurage yadusigiye. Ubwo rero nanjye ngiye kuvuga gatoya ku mbabazi. Muri iyi ndirimbo nashyizemo mwumva ko Kizito Mihigo avuga ngo hari igihe niyumvamo amarira, hari igihe niyumvamo inseko, ariko nkumva nararemewe kugira icyo nakwigisha iyi si. Ariko muri iyi ndirimbo nanone akomeza agira ati, njyewe nk'umunyabyaha ni iki natanga? Njyewe nk'umunyabyaha ni iki naha iyi si ikeneye amahoro? Amahoro nk'uko Kizito Mihigo yabivuze, ntago umuntu ashobora gutanga amahoro cyangwa agere ku mahoro atayafite ku mutima. Igihe tumaze kugera ku mutima, kugira ngo umuntu agire amahoro ku mutima agomba kuba yarashoboye kugira imbabazi. Imbabazi rero Kizito Mihigo no muri iyo ndirimbo byumvikanamo zituruka kuri ku cyo mu Gifaransa bita la miséricorde. Ngiye nkunze kuvuga impuhwe z'Imana, ko twemera ko Imana ari nyir'impuhwe, ko impuhwe zayo zitagira limite, zitarangira. Ni nako natwe tugomba gushaka iyo inema y'imbabazi. Kizito Mihigo avuga ko imbabazi ziri hejuru yacu, ko imbabazi ari inema y'Imana. Ubwo rero Kizito Mihigo yadushishikarije kuba twagerageza kubabarira kugira ngo tugire amahoro ku mutima. Ni gute umuntu agira amahoro ku mutima iyo yababariye?
nk'uko Kizito Mihigo bivuga biroroshye kubabarira umuntu utaguhemukiye. Rero nk'abanyarwanda umuntu warebye ibyago by'akarengane, ibyaha ndengakamere by'agahekane byakorewe abanyarwanda, nta munyarwanda udafite umuntu wamuhemukiye. Aho ngaho reka nshyire cyo vuga entre parenthèse akantu gato. Imbabazi n'ubutabera ni ibintu bibiri bitandukanye. Na Kizito Mihigo ubwe yemeraga ubutabera buba bukenewe kugira ngo inzirakarengane zirenganurwe. Ntabwo byaba byiza kwitiranya imbabazi n'ubutabera, kuko arabashaka gukoresha imbabazi bazimya ubutabera. Ibyo bintu uko ari bibiri biratandukanye. Ubutabera buba bukenewe kugira ngo inzirakarengane zirenganurwe, ariko ku rundi ruhande ubutabera ntago ari bwo buvanaho ibikomere umuntu aba yaragiriwe mu mutima. Imbabazi nizo zonyine zishobora kuvanaho ibyo bikomere. Niyo mpamvu nk'abantu dusabwe gusaba iyo nema y'Imana ariyo imbabazi, kugira ngo dushobore kubabarira abaduhemukiye. Ari umuntu ni umunyarwanda, izina rye rirakomeye, yita kuri Facebook, ariko ni Olivier Biraro, wandika ibitabo, nizere ko izina rye ndivuze neza. Yasobanuye ko iyo umuntu afitiye inzika cyangwa ikindi kintu mugenzi we wamuhemukiye aba yihemukira, kuko ni nko kugendana igishirira mu ntoki ze. Buri gihe ubibwira ko iyo nzika urimo urahima uwaguhemukiye, ahubwo niwe wiyima, kuko ushoboye kubona ko ufite igishirira mu ntoki zawe, ko buri gihe kirimo kiragenda cyotsa ikiganza cyawe, wahita ukijugunya. Rero niho mbonera ko imbabazi ziri. Imbabazi ni ukuvuga ati ndamubabariye uriya wamemukiye, kugira ngo ushobore kwiha amahoro ku mutima. Ikindi nanone abantu bakunze kwitiranya, si ngombwa ko wahemukiye agusaba imbabazi kugira ngo umubabarire, kuko ibyo ngibyo byandi twavuze byo mu butabera, ahubwo ni ngombwa ko wowe umubabarira kugira ngo wisubize uwo muntu kandi umubone n'ikiremwa muntu, ubundi ibintu birekere ubutabera bwo kuri iyi si cyangwa ubutabera bwo mu ijuru. Mbisubiyemo mu magambo make, umuntu aba afite ibikomere, afite n'umuntu wamuhemukiye. Biba ari ngombwa kwishakamo iyo nema ituruka ku Mana, imbabazi, kugira ngo tubabarire umuntu waduhemukiye. Si ngombwa ko dusaba imbabazi, si na ngombwa ko dukomeza kunyarana n'umuntu twababariye. Nanone Kizito Mihigo aravuga ati kubabarira si ukwibagirwa, gusa umuntu arababarira kugira ngo yihe amahoro ku mutima, ajugunye hasi cya gishirira cyatwikaga ikiganza cye. Nyuma yo kubabarira umuntu agira amahoro ku mutima. Umuntu ufite amahoro ku mutima ashobora kujyaha isi, nk'uko Kizito Mihigo abiririmba muri iyo ndirimbo, njyewe nturuka mu Rwanda ariko ngenda nsanga isi. Reka duhite tujya ku ngingo yacu ikurikira, ariyo Yiboneye bazanira Clinton amagufwa ku kibuga cy'indege. Muri iki cyumweru inkuru ibabaje nuko idamange yamaze kwinjira mu itsinda ry'abashingwacumu. Abashingwacumu ni abantu barokotse jenoside, ariko ku nyungu z'agatsiko ka FPR kagenda kabashinga amacumu kabashinyagurira. Rero birababaje ko umudamu indamange yaba yinjiye muri iryo tsinda, ariko ku rundi ruhande abanyarwanda benshi barahagurutse barabyamagana. Bamwe muri bo banavuga ku rubuga rwa Facebook ko ubupfobya jenoside ari uwafashe amagufwa ari mu rwibutso bakayazana ku kibuga cy'indege kugira ngo Clinton ashobore kuyunamira, kuko atarafite umwanya wo kujya ku rwibutso. Ubwo se hari ugupfobya jenoside kurenze uko? Rero bimaze gusohoka, umwana witwa Marina 94 yahise avuga ko yari ahari. Nanjye ngira amatsiko yo kumubaza niba koko ibyo bintu byarabaye, akabyibonera, kuko birenze ukwemera kumva ko abantu bazima bashobora kujya gufata amagufwa. Mu by'ukuri ni abantu bagombye kuba barahambwe, umuntu akabasezeraho mu cyubahiro, noneho ahubwo ngo bakayazana ku kibuga cy'indege kugira ngo umuntu ayunamire.
ubwo rero ngewe numvaga ari ibintu birenze ukwemera, ariko uwo mwana ambwira ko yari ahari. Ubwo rero ngira amatsiko kugira ngo ambwire niba kuko yarabyiboneye, dore uko yabimbwiye. Rero ndakubwira ibyo nibuka kuko nari ngira umwana niga muri segonderi. Baje aho twigaga bahitamo abana bake, cyane cyane bahitamo abana barokotse jenoside. Twe twari abana ntacyo byari bitubwiye kuko muri icyo gihe ibintu by'abahutu, abatutsi, ibintu by'amoko ntacyo byari bivuze, ntacyo byari bitubwiye. Twe twabaga mu Rwanda mbere, ntabwo byari bikomeye nk'uko ubu ngubu bimeze. Baraje baratujyana badukodeshereje za taxi, ariko kuva kwa Rando kugera ku kibuga cy'indege umuhanda wari ufunze, nta modoka zihaca. Tugeze ku kibuga cy'indege baradusaka tujya hejuru n'amadarapo. Haje indege ya mbere y'abanyamakuru. Ndibuka ko kubera ibyapare bari bafite binini cyane tutari tumenyereye mu Rwanda, twagize ubwoba, traumatisme ni mbi burya. Nuko bigeze aho haza indege ya Clinton, ariko nkubwiye umutekano wari uri aharambuye tapi rouge, ni abafande bakomeye gusa bari bahari, n'abandi bari bahari. Aeroport yari ifunze, hari abasirikare gusa. Ndibuka ko twagiye kuri toilette, twasanga security, hari umusirikare w'umunyamerika w'umwirabura. Baradusaka mbere yo kwinjira muri toilette, dusohotse muri toilette nabwo barongera baradusaka. Clinton yaraje turapepera, bakora protocole. Bigeze aho ngaho binjiramo imbere. Twe twabwiye ko agiye kunamira abacu kuko atashoboraga kujya ku rwibutso. Niba mbyibuka neza, ndabyibuka nkabihamya mu rwego rwa 80%. Hari vitrine bashyizemo amagufa. Nuko barasohoka turapepera, twongeye gusohoka uko indege yamaze kugenda. Reka turangize nanone twizihiza Kizito Mihigo. Twaba tugiye kujya mu gihugu cya Congo, notre frère congolais, umuvandimwe wacu w'umunyekongo, nawe yifuje kugira icyo yavuga nyuma y'umwaka Kizito Mihigo bamwishe. Reka mubyiyumvire. Kakule Karunga Moise muri Butembo, muri province ya Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turizihiza kandi duharanira cyane umuvandimwe wacu Kizito Mihigo. Kizito Mihigo twamenye hano iwacu nyuma y'urupfu rwe, tumumenyeye ku bihangano bye. Aho ibihangano bye byagezeho, icyo byagezeho ni ikintu gikomeye cyane hano iwacu. Ibihangano bye birimo biratwigisha amahoro y'Imana, amahoro ku mutima hano muri iki gice cyacu, biturutse ku ndirimbo ze. Icyo urupfu rwa Kizito Mihigo rwatweretse ni uko umuntu ukomeye cyane amenyekana mu mateka nyuma y'urupfu rwe. Kizito Mihigo yaririmbye amahoro y'Imana. Kizito Mihigo yaririmbye ukwiyunga. Kizito Mihigo yaririmbye ubumwe. Kizito Mihigo yaririmbiye abaturage b'Imana. Kizito Mihigo yaririmbiye abantu bakomeye kuri iyi si. Kizito Mihigo ni umutagatifu. Urupfu rwa Kizito Mihigo ruratubabaza cyane kuko rwabaye hakiri kare. Kizito Mihigo yaririmbye yuko abanyekongo n'abanyarwanda bashobora kubana hamwe mu mahoro. Ibyo yaraniraga twiyemeje kuzatera ikirenge muke tubiharanira. Abanyekongo, abanyarwanda, nimba koko dushaka guharanira Kizito Mihigo, muze duharanira ibyo yatangiye. Muri iki gihe mu mujyi wa Butembo, indirimbo za Kizito Mihigo zirimo zirumvwa n'abantu benshi, haba ku maradiyo, haba kuri murandasi, haba no ku mateleviziyo. Kuri twe twamenye ko hari abantu bakomeye kuri iyi si, batagendera ku moko, batagendera ku ibara ry'uruhu, ahubwo bo bagendera ku ubuvandimwe twigira kuri Yesu Kristo. Ubwo buvandimwe nibwo butuma twemera ko hari igihe kizagera umunyekongo akaba yajya kuba mu Rwanda mu mahoro, umunyarwanda nawe akaza kuba muri Kongo, umunyarwanda akaza kwiga muri Kongo, n'umunyekongo akaza kwiga mu Rwanda, umunyekongo akaza guhahira mu Rwanda, n'umunyarwanda akajya guhahira muri Kongo, gutyo gutyo. Ibyo nshaka kuvuga ni uko dushobora kubana, tugaturana, tugafatanya kugera ku iterambere, gutyo tugashobora kubaka ibihugu byacu uko ari bibiri.
Kubishe Kizito turabahamagarira kuzirikana ko Mutagatifu Paul yari umwicanyi nyuma akicuza akaba intumwa y'abaturage. Ibyo bishatse kuvuga ko nabo bashobora kwicuza bagahinduka bakaza tugafatanya kuba abatanga butumwa tukaba abubatsi b'amahoro. Turasaba abanyarwanda gufasha abanyekongo cyane cyane gufasha abaturage bo mu karere ka Beni bababaye cyane kubera batubuzima mu bwicanyi buhabera. Twese dushobora gutanga umusanzu wo kubaka amahoro nk'uko Kizito Mihigo yabikoze. Turakuzirikana cyane, tuguhaye agaciro kenshi wowe Kizito Mihigo, umugabo w'ubwiyunge w'amahoro n'ubumwe Kizito Mihigo. Vibrant hommage à toi, homme des pains de réconciliation et d'unité, Kizito Mihigo. Turi ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, ndabashimira mwe mwese mwagikurikiye, nkaba nabasaba gukora like no kugisangiza abandi igihe mwaba mwagikunze. Abatagikunze namwe ndabagira ngo mukore unlike. Ndongera nibutse abantu bambwiye ati se twaganira gute, ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Ngiye mitambaha nimero kugira ngo tuganire no kuri telefone kuko nibyo byoroshye. Reka nongere nibutse abatarabikora gukora subscribe kugira ngo munyunganire, kandi babwira ko mushobora no gutanga ibitekerezo byanyu mu mwanya ubihariye. Rero ndashimira mwe mwese mukomeje kunyunganira no kuma ibitekerezo. Nshimira abantu bose bama ubuhamya n'abangezaho amakuru. Mu by'ukuri ngewe icyo nkunda nuko buri munyarwanda wese yagira ahantu ashobora kuvuga bikumvwa n'abantu benshi. Mu kurangiza reka mbashyireho indirimbo y'urukundo kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Ni indirimbo y'urukundo y'umuntu ubabajwe n'urukundo. Ni indirimbo y'umuntu wabuze umukunzi we akaba ababaye, akaba yibaza ati nzagukura hehe. Iyi ndirimbo nahisemo kuko nk'abantu twakundaga Kizito Mihigo none dukomeje kugenda twibaza ute trouver. Umuhanzi ni Placide, akaba afite chaîne YouTube yitwa Placide Muzika. Ndabashyiraho na page Facebook ye kugira ngo mushobore kumukurikira no kumushyigikira. Mugire icyumweru cyiza, Imana y'u Rwanda ibane namwe, kandi bifurije kugira n'amahoro ku mutima, amahoro aturuka ku Mana. Icyumweru cyiza.